batabaruka. Imibereho ya Gashirabakihana. Gashirabakihana yavutse itariki ya 3 z'ukwezi kwa 7 1938. Avukira mu mudugudu wa Giko mu kagari ka Gisoke mu murenge wa Mahembe mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba. Ababyeyi be bari Ntibanyurwa ise na nyina Mushikazi. Umukecuru yavukanye n'abandi bana bavutse ari 4, avukana n'abahungu 2 ndetse n'abakobwa 2. Gashirabakihana akaba ari we wari muto cyangwa se bucura muri urwo rugo. Yashakanye na Sebera Aberi. Igihe bashakaniye ni mu 1954. Bashakaniye mu mudugudu wa Kanyoni mu kagari ka Gisoke mu murenge wa Mahembe. Babyaranye abana 2 ari nabo umukecuru Hana asize. Akaba asize abuzukuru 8 n'abuzukuruza 10. Akaba afite umwe w'ubuvivi. Uko Hana yabanaga n'abandi. Hana uko mu itorero babivuze, Hana yabanaga n'abantu bose neza. Yaba umukuru, yaba umuto, abantu bose bamwishimiraga. Hana mu kwemera kwe babisobanuye, yari umwizera w'Abadivantisiti b'umunsi wa 7 kuva yavuka. N'andi torero yabarizwagamo, kandi nk'uko twabyumvise iryo torero yari kiranutsemo. Umurimo yakoraga yabagaho yari ariho ari umuhinzi kugeza umunsi yasinziriye ubwo yatabarutse. Yari yujuje imyaka 86. Turasaba Imana rero ko imuha iruhuko ridashira. Ku bijyanye n'aya mateka, hari ubutumwa bw'umuhungu we utari hano Siriyake. Nasabaga madamu niba ari hafi ko yaza akabubagezaho. Nimwe yabugeneye, nitwe yabugeneye twese. Ndabasubije mu izina rya Yesu. Ubu butumwa ngiye gusoma ijwi ni iryanjye, ariko amagambo ni aya Siriyake mu byumve gutyo. Yanditse ngo: mubyeyi, jyewe umuhungu wanjye Mbonankira Siriyake, umukazana wanjye Ndamukunda Marie Claire, abuzukuru bawe Mbonankira Hirwa Festus na Mbonankira Manzi Arsene, Mbonankira Ngenzi Elvis, tukwifurije iruhuko ryiza. Ndemeza ko jyewe nk'umuhungu wawe ibyo nagezeho byinshi ari wowe mbikesha. Sinshobora kwibagirwa ko maze imyaka 5 nkora muri Banque Nationale. Wafashe urugendo uzi Kigali, urambwira uti kuki utajya kwiga muri universite nk'abandi. Mu mvugo nshyashya mu Rwanda basigaye bakoresha ngo nari mu mandazi. Akazi mba ndakaretse njya kwiga ndarangiza. Ngarutse ntiwarekeye aho,
urampamagara urambwira uti udashaka umugore kandi uri musaza, nahise mushaka tukwereka ubukwe bwiza, tubyara abuzukuru wifuzaga. Uzi Burayi kubasura, baza mu Rwanda kugusura, ibyinshi nifuje ko wankorera warabikoze nk'umubyeyi, ibyinshi wifuje ko nagukorera nk'umwana naragerageje. Mboneyeho no kongera gushimira papa ibyo yadukoreye, kandi tugusabye kuzamusuhuriza. Mu izina ry'umuryango wanjye tuti ruhukira mu mahoro mubyeyi. Mboneyeho kandi gushimira abantu bose baje kudufasha kuguherekeza, umwuzukuru wawe Fabrice bamugenera ishimwe nk'uko bigenda mu muco wa Kinyarwanda. Fabrice ni umwana uri bukingure nyirakuru, umwuzukuru uri bukingure nyirakuru. Mu nka wari utunze barebemo imwe. Nshimiye kandi abantu bose bakubaye hafi mu rugendo rwawe, barahibereye baranahatubereye, Imana izabahemba. Ruhukira mu mahoro mubyeyi. Nababwiye ko ubu butumwa ari ubwa Siriyake mwumvise mu ijwi ryanjye, ubwo nuko bwari bumeze. Murakoze. arakoze gutumika